rega semuhungu ni ikizira cyinjiye ahera. Ntago mbivuze yuko wenda ari imvuto kuko nanjye najyayo n'undi yajyayo, ariko semuhungu ni ikizira. Kandi abatinganye bagira imico, we yo kuza akagusayika, yamara kukumena umwoyo akaguhereza pasi undi muntu, bikaza kurangira baguhaze, bamara kuguta bya bintu bakumenyereje. Iyo bamaze kubikwambura bro, iyo bamaze kubikwambura waramaze kuba addicted nabyo, ukabura ubushobozi, birangira wisoye mu ngeso zo kwiba, kuba umutinganyi wa make, kwishora mu bugizi bwa nabi, kwiba, guhinduka ikigoryi, guhinduka umuntu mani uri aho ngaho udafite icyo avuze, kuba igicibwa muri sosiyete, hakaniyongeraho n'iki no kubabaza umuryango. Nicyo nkubwira, ariko nanone dusaba n'inzego bireba cyane nk'inteko ishinga amategeko, ingegera ziri muri ayo mahuriro, ariko baravuga kuri kubatuka. Yagenda uragira ngo nitiki uhamagara imbwa mu izina ryayo. Ndabyenda, mbabarira cyane. Kuki wanze kugenda uri usanga wenda yanaha hosting. Urambabarije, singiye kuzagwa mu ruzi rw'itikizi. Nukuri umukuru w'igihugu adutabare. Ndatinya ko iki kintu cy'ubutinganyi mwanzuri karimbura igihugu cyose biturutse ku bantu bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka atari bose. Niyo mpamvu rero dukwiye gufatana urunana. Ntabwo nukuri ikintu cy'ubutinganyi ntabwo ari ikintu cyiza pe muri sosiyete, mu bimenye. Usibye wenda dushingiye no kuyoboka Imana no mu muco wacu, mwinginga Imana yirukana imivumo nk'igenda ijye kure. Nukuri uyu ni umwanda pe, tuvugisha ukuri. Niba umuntu bashobora kumufata bakajya kumufunga bamuhora ngo yafashe ngo umwana w'umuhungu mugenzi we, ese murumva u Rwanda tudafite ikibazo gikomeye? Kwicroje yari muri 15 yarazaga ubwa mbere akabikora. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'umuntu wese wumva ururimi mvuga. Ubwo n'umuntu wese uri mu mukumbi muto mu ishyanga ryera, mu bana Imana yaronse ari nabo Imana ihora idusaba gusabira. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro dukora umunsi ku munsi hano kuri Prince Robert Rwanda. Niba warakoze subscribe, be blessed. Niba utarayikora nawe ndakwinginze, I beg you yikore. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, like, share na comment bikaba akarusho. Wagize neza rero gukora subscribe kugira ngo ujye udukurikira uko bwije nuko bukeye umunsi ku munsi. Reka dusenge Imana hanyuma twinjire muri iki kiganiro kugira ngo Imana ize kubana natwe. Turagushimiye ko uturemeye umunsi mwiza nk'uyu ngo tuwishimiremo. Twirukanye imbaraga zose z'umwijima zaturogoya muri iki kiganiro. Amaraso yameneka ku musaraba nadutwikire, kandi imvugo y'ibyo tuvuga iherekezwe n'imbaraga iva kuri wowe Uwiteka. Urakoze kutanyiranye natwe ugasozanya natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Hanyuma inshuti zanjye, abantu bankunda, ndagira ngo mbakumbuze iki gitabo mfite ku bantu bakunda gusoma no kwiga ijambo ry'Imana ku buryo bwimbitse cyangwa se buri deeply. Iki gitabo ni igitabo cyiza. Uraza kumvugisha kuri o contact nkubwira uko cyakugeraho cyangwa se nuko wakibona, ariko ni igitabo kivuga ngo hirya y'ibigaragara Bibiliya ivuga iki. Hirya y'ibigaragara Bibiliya ivuga iki. Ku bantu bakunda gusoma, harimo content nyinshi zigiye zitandukanye. Harimo ikintu kivuga ubuzima bw'umwuka, akavugamo urupfu n'ibijyanye narwo n'icyo byibazaho, akavuga ku bugingo, akavuga intambara y'abadayimoni ku Mana no ku bantu. Harimo byinshi bigiye bitandukanye, agakiza, harimo kuzuka kwa Kristo, guhamagarwa kw'itorero, umuzuko w'abera n'abakiranutsi, ni byinshi. Harimo donc content nyinshi, isi y'imyuka, abamarayika, ibiranga abamarayika, donc ni content nyinshi amayeri Satani akoresha n'uburyo tukwiriye kuyarwanya. Ni igitabo cyiza muri rusange ndakibakumbuje. Harimo ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bajyaga babyibaza, akabamo Gehenomu n'inyanja yaka umuriro, ijuru n'isi nshya, byose ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ni ukuri mbakumbuje iki gitabo, ni igitabo cyiza. Rero ushobora kuvugisha kuri contact ziri aho ngaho, nkaba nakubwira uko wakibona. Ntago gihenda, ni ugutanga amafaranga yo gusapotinga umurimo. Ibindi bisobanuro waza kubamagara. Imana igumugisha. Rero ninje muri iki kiganiro, inspiration y'iki kiganiro ushobora kwibaza ngo yavuye hehe. Maze iminsi ndi kwitegereza ibintu bipasinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nkuko nanjye ariho nkorera. Hari intambara ebyiri zikomeye, ariko ndaza kuvugaho kuri imwe
indi nzayivugaho. Igihugu cyacu gifite cyane cyane abitwa abajene. Uti ni iyihe ntambara? Hari ikintu mbona kigenda gisa nk'igisakara ku buryo bukomeye, ikintu kijyanye n'ingengabitekerezo ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo mbwire abajene n'abandi bantu badukurikiye muri rusange, ibi bintu by'ingengabitekerezo cyane cyane ishamikiye kuri jenoside yakorewe abatutsi 1994, ni ukuri ibi bintu mubireke, ni umwanda. Hanyuma icya kabiri nshaka ko tuganiraho cyane, kuko iki cyo ntabwo nagiteguyeho ikiganiro, nzagiteguraho ikiganiro cyimbitse. Ni ikiganiro kivuga intambara ya kabiri urubyiruko rwacu rw'u Rwanda rufite kandi rukomerewe. Mbona abantu basa nk'ababibona bakinumira, abandi bagacaho ntibavuge. Ni ikintu cyitwa ubutinganyi. Byaranye biraduka bigera n'uburyo byatangiye gucengera no mu byitwa amadini. Ndagira ngo abantu badukurikiye mbabwire yuko aba worship leader benshi b'amacaci agiye akomeye, abenshi bari muri iyi agenda y'ubutinganyi mu madini agiye atandukanye, abenshi. Kandi iki ni ikintu kiza gake gake, buriya ikintu gifata imitekerereze kikagira gikwirakwira mu bantu, noneho kikaza gishamitse gitwikiriwe n'icyitwa amafaranga, kigera ku rwego kiba spreaded, donc gikwirakwira ahantu hose. Reka shimire buri ukuri iteka ryose, uburyo kwaba kurimo kose aba ari ukuri. Ukuri ntikujya kwihishira, aho kwaba kuri n'ibyo kwaba kurimo kose ukuri guhora ari ukuri. Reka shimire umuntu witwa Skype, umunyamakuru w'umwefluencer hano kuri YouTube. Shimire n'umuntu witwa Rutanga rw'amaboko. Nakurikiye, ndaza kubashyiraho kuri introduction uduce twabo tubiri. Impamvu mvuze nshaka kubashimira mu nyumve neza, si uko ndi mu mujyo wabo cyangwa se n'ibyo bakora, ako nashimye ibiganiro bibiri bakoze aba bagabo. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Niba igihugu kiri mu rugamba, tugomba gufatana amaboko. Ikintu cyitwa ubutinganyi ni ikintu kibi, ni ikintu kibi kugera ku rwego usibye natwe ubwacu n'Imana cyangwa urunuka. Bibiliya ivuga ku butinganyi ikavuga ngo ni ikizira. Ibaze Bibiliya ikintu yita ikizira. Ni imirongo myinshi itandukanye iri biblike ivuga ku butinganyi. Iravuga ngo ntuzaryamane n'umugabo nk'uko baryamana n'umugore, ni ikizira. Abareho niko bavuga 18:22. Umugabo naryamana n'undi mugabo nk'uko baryamana n'umugore, bombi bakoze ikizira mu maso h'Imana. Muza makuru y'inkuru ya Sodomo na Gomora, bene data nshuti z'umusaraba. Yewe no mu isezerano rishya Paulo yandikiye itorero rimwe ry'Abakorino, arabwa ngo ntimuyobe abakora ibi bizira ntibazaraga ubwami bw'Imana. Harimo n'abakora n'ibyaha bitandukanye naho byateganirijwe. Yandikira Timoteyo wa mbere 1:9-10 yaramubwiye ngo igaragaza ibyaha bitandukanye harimo n'iby'imyitwarire mibi y'imibonano muza bitsina. Abantu benshi babona ibi bintu bakumva ko hari bitataha iwabo. Bishobora kudataha mu rugo rwawe, ariko bigataha kwa mukuru wawe cyangwa kwa murumuna wawe. Bishobora kudataha aho uvuka iwanyu, bigataha kwa nyoko bukwe. Umuryango wose winjiyemo ikizira cyitwa ubusambanyi. Ndagira ngo mbabwire kuri kamera, mu mategeko y'abantu bisanzwe umuntu azira icyaha cye nahorwa icyundi, ariko muri principe y'ubwami bw'Imana, iyo icyaha kinjiye mu muryango, swati gishobora kuzanwa n'umwana akakinjiza muri family, Imana yajya yitegereza mu maso yayo, kuko Imana yanga icyaha n'ikizira burunuka. Yakitegereza muri uwo muryango, yabona ko harimo ikizira, hakabamo ikibazo. Bibiliya itwereka ingero nyinshi zigiye zitandukanye aho Imana yajyaga ifata umwanzuro ikarimbura igihugu cyose biturutse ku bantu bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka atari bose. Niyo mpamvu rero dukwiye gufatana urunana. Ntabwo nukuri ikintu cy'ubutinganyi ntabwo ari ikintu cyiza pe muri societe mubimenye, usibye wenda dushingiye no kuyoboka Imana no mu muco wacu, ntabwo ari ikintu cyiza. Rero abantu aho kugira ngo bakururire abandi ibyago, bakururire abandi ibibazo, iki kintu cy'ubutinganyi gikwiriye gushyirwaho ingamba, yaba abayobozi mu nzego zabo nyinshi zigiye zitandukanye, abanyamadini, abacuruzi. Iki kintu mukirinde, kuko ushobora kuba ati ngiye ntacyo nkora, ariko niba hari ikintu cyakubabaza wa mucuruzi,
niba hari ikintu cyakubabaza wa mupasiteri, niba hari ikintu cyakubabaza wa muyobozi w'akarere, w'umurenge, w'akagari, w'isibo runaka, ni ukubona umwana wabyaye, kubona umwana wabyaye akubwira ngo ufite umunsi mukuru ngo ndaza kukuzanira sheri, wajya kubona ukabona akuzanira umukobwa mugenzi we ngo niwe sheri we, ngo aya ni amahitamo yanjye nagize. Niba hari ikintu kitera agahinda umutima w'umuntu ukaba wabora, kandi umuntu akakubona uhagaze ugenda mu modoka nziza cyangwa se utuye mu nzu nziza, villa nziza, ariko umutima wawe waraboze, ni ukubona umwana wawe watangiye kwambara pampa w'umuhungu, waramubyaye ari nk'abana batatu ukabyaramo umwana w'umuhungu umwe, ukabona yambaye pampa kubera ko ikibuno cye bakirangaje. Niba hari igikomere gikomeye kibaho, niba hari igikomere cyakomeretsa umubyeyi, niyo mpamvu nifuza ko dufatana urunana muri iki kintu cyakomeretsa umubyeyi akaborerwa kugera ku rwego Satani abikwirakwiza mu bantu kugira ngo izihe mpamvu, ni ukugira ngo iyi mitima y'abantu ishenguke, ni ukubona umwana wabyaye umwitezemo ko ejo azaba umwari w'u Rwanda, azabyarira igihugu. Ariko ubundi abantu bazi agaciro ko kubyarira igihugu. Iyo ubyaye umwana w'umuhungu uba ubyaye amaboko, uba ubyaye ingabo irindi igihugu. Iyo ubyaye umwana w'umukobwa uba ubyaye, uba waguye u Rwanda, uba waguye igihugu, uba waguye itorero, uba waguye umuryango. Ariko abantu ntabwo bazi ko gutanga agaciro. None umuntu aricaye mu gitondo arabyutse, kandi biri kugenda bikwirakwizwa. Ibi byamamare mubona bari kujyana mu nzu y'imbohe, umufiririzo, akenshi bivugwaho iki kintu, muzaba mureba icyo bizatuzanira. Simvuze ngo bareke kubafunga n'iki byose, ariko banabakurikirane. Navuze ngo Skytu Imana iguha umugisha. Numvishe introduction y'ikiganiro wakoze, ntabwo nacyumvishe cyose, ariko aka gace rwose ndaza kugashyiramo, nubwo nkunda kubyirinda kugira ngo batazongera kusubirisha cyane. Ariko Imana iguha umugisha. Ibi ni ukuzana ikizera muri sosiyete. Nta mugabo waryamanye n'undi ngo bakundanye ngo babanye. Bajene rubyiruko, bagenzi banjye, bagabo bagenzi banjye, reka duhaguruke dufatane urunana. Ibi umuntu arabivuga ngo wa mwana w'ibyo birakureba, ngo ibintu ngo wishyizemo bizagukoraho. Ese twese nitubaho dutinya kutavuga ngo bizadukoraho, bizagenda gute? Nibamara kwangiza sosiyete muri rusange bizagenda gute? Ndashimye ngewe n'inzu yanjye twafashe umwanzuro wo gukorera Uwiteka, ariko se bwo waba mu gihugu kirimo abantu bafite imitima ikomeretse, bababaye, bashavuye. Reka mbabwire, niba hari ikintu kibi, impamvu mvuga ngo iki kintu ni kibi ku rwego rwo hejuru, namwe mujya mwihererana amapusi, mukiherera n'imbwa mukajya kuryamana nazo. Ibi bintu byose byangiza imitekerereze. Icyo ni icya mbere. Kabiri, ibi bintu bitera Imana kubabara. Bibiri igiti kizira. Gatatu, byangiza icyo bita family. Ubu se reka dufate nk'urugero rwa hafi, Banyarwanda mu nteze amatwi mu nkurikiye. Ubu uyu muco ukwirakwiye abantu bose bagafagiraho bafata umwanzuro bati ngewe sinzongera gushinga urugo, n'undi sinzongera gushinga urugo. Byagenda gute? Ku muntu kurama kwe kumara imyaka 120 n'abayigeze ari mike, y'abandi ari 70-80, nyuma y'imyaka 120 hano mu Rwanda byatugendekera gute? Ibyiyobokamana tubireke, bizatugendekera gute? Niba urubyiruko rwacu abigirwaho ibyamamare byo kumbuga nkoranyambaga aribo mwirwa mushagara n'izo viewership akaba arizo baspreading, bizagenda gute? Dukwiriye gufata urunana, dukwiye guhaguruka. Abanyamadini mugahaguruka, nta kintu mwaba n'ubundi na mbere mwabagaho. Ariko niba munatinya no kubivuga ku buryo bweruye, ariko nimwigishe mu nsengero basi, mugende mwigisha ko ari bibi. Bayobozi muyobora inzego zigiye zitandukanye, niba rwose nimurebe uburyo mwigisha. Niba hari ubwo bavuga ati ndatakazi kanje, nimwigisha abantu muvuge ko ari ibintu bibi. Niba hari ikintu kiryoha no kubona umuryango wuzuye, umugore n'umugabo n'abana, mujye mubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika iyo yishimye n'abuzukuru, ubona ari ikintu cyiza kiryoshye, anezerewe. Ariko uyu munsi ndumva nifuza mwifuhe ry'umurimo w'Imana, abantu bafite imico. Nubona umwana wawe ari gutaratamba, ari gutambara na wundi bitira uko afite ibyo bintu, ukabona umwana ari kwikoba, ariko mujya mutekereza impamvu ibi byamamare byinshi n'abana b'abahungu muri iki gihe basigaye banga gushaka. Mujya mubitekereza impamvu banga gushaka? N'uyu muco uri kugenda ukwirakwira.
bamwe bakabaha bafite ngo amahugurwa n'ibiki byose bajya gukora. Imana y'amahoro ibababarire kandi itsire. Abanyamasengesho, abantu musenga mwicogora, mwireka gusenga, mujye mufata igihugu mu gisengere, mwinginga Imana yirukana imivumo nk'igenda ijye kure. Nukuri uyu ni umwanda pe, tuvugisha ukuri. Niba umuntu bashobora kumufata bakajya kumufunga bamuhora ngo yafashe ngo umwana w'umuhungu mugenzi we, ese ubwo murumva u Rwanda tudafite ikibazo gikomeye? Inshuro zigera muri 15 yarazaga ubwa mbere akabikora, ubwa kabiri akabikora. Ubwo se bataravuze ni bangahe? Abantu dukwiriye guhagara buri muntu wese, niba turi ensemble y'abantu miliyoni 14 zituye igihugu cyacu, twese dukwiye gufatana urunana. Ikintu kizira kikaba kizwe n'umuco. Niba umuco uvuga ko ikintu kizira, abanyamadini bakavuga ko kizira, ababigisha za gakondo n'imandwa zikavuga ko kizira, icyo kintu mwumva atari kibi? Murumva iki kintu atari kibi? Ikintu kidakwira mu muco nigikwire mu banyamadini, nigikwire mu bahagakondo, nigikwire no mu mitekerereze y'abantu. Kuko iki kintu mwumva atari kibi? Tuvugisha ukuri. Niba abanyamadini nubwo mu gice cyarika mukanga kukivugaho kitakwiramo na Bibiliya ikibuza, abaharanira umuco nk'abarutanga rw'amaboko n'abandi nabo bagatabaza, iki kintu ni kibi pe, iki kintu ni kibi. Ntabwo ninda muri iki kiganiro numvaga ari nk'impuruza, ariko twicare dutekereze. Buri igihugu ni nge nawe, umuryango ni nge nawe, itorero ni nge nawe, dufatane urunana. Turi mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka, twibuke twiyubaka. Umuntu ariyubaka ate hari umuhungu ujya kuryama hejuru ya mugenzi we ngo bari gukora imibonano mpuzabitsina? Ese ubwo iyo ni imibonano mpuzabitsina cyangwa ni imibonano mpuzakibuno? Turiyubaka ute tubona abana b'abakobwa bari kwibarasa ahangaha, umwe nguyu ngo ni sheri wundi, herega bakokoranye ngo umwe ngo ni umugabo undi ni umugore. Umugabo n'umugore gute? Imico mvamahanga twiga nta kigenda. Mbese uyu munsi nibimara gusakara mu magereza, bigasakara mu mashuri, mbese tuzabigarurira he? Nge nawe twubake u Rwanda, twiyubake. Imana amahoro ibaho umugisha. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom, mwakoze kubana natwe. Gusa abashaka komandoma y'iki gitabo mwibuke kuza kuvugisha, naho butaha. Imana ibarinde. Shalom shalom shalom.